none se umva nkubaze haracyambaza umudamu ni ikibazo kimwe gisigaye abadamu tuzi ibibazo muhura nabyo cyane ku buryo hari n'umuntu ushobora kuguha akazi ariko akaguha akazi cyangwa akaguha opportunité cyangwa akaguha amahirwe kubera ko nawe afite ibindi azaguprofitaho uvuga ngo ashaka ko muryamana bibica ku ruhande ni urugero reba imyaka umaze mu itangazamakuru ntabwo ugeze uhura n'icyo kigerageza ese tike mva nkubaze wemera ko ndi umunyamakuru ndabyemera mbaze kuko ndakujya muri Tanzania ugiye gukora iki ese ngibi byari byamuzanye ahubwo ko Gideon ko yagomba ariko nyine abantu bakurikira Mariox bagomba kumenya ko tijara ahora muri Tanzania uhora muri Tanzania reba n'ubunga hano ukuntu bimeze Rwanda Tanzania by the way muri Tanzania hari umuryango wanjye umugabo wanjye ni haba Reka mbibutse ko twicaye kuri Galaxy Hotel utarakora subscribe kuri Mariox Media ikore nonaha kugira ngo washe kujya ukurikirana ibiganiro byacu uko bisohotse. Gentil TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic tugoye ikaze ndi kumwe n'undi munyamakuru wabigize umwuka ariko kandi w'umu legend. Bwana legend yamana amakuru yawe. Uvuze yamana nibuka ko nawe uri muri andirimbo yitwa Mongoli. Mongoli twaratwitse none abantu bose bakoze iriya ndirimbo uri umwe mu bantu bafite verisiyo ivuga neza inameze neza mwatuririye mu mibare manzi iriya ndirimbo twayisubiremo wowe Pendo Kate ntabwo yaririmbye Kate harya yakoze nta na intro yakoze na intro yose muri video aturira mu mibare ariko ngewe Aristide yaririmbye nabi Aristide yaririmbye nabi ngewe na Peace twaririmbye neza ntabwo wamushyiramo tuvuge ibikundi ryacu wowe cyakora na Pendo nawe mukurapa ko yarapye neza sawa ariko iragengo yari sawa wana se kuki twakoze indirimbo imwe kuki tutakoze izindi reka dukore turi kujya muri za guma tugakorana na za ipi ni kumwe na Gentil Gideon jya kuri iyo link iraho hasi ujye muri Gentil Gideon official ukore subscribe ni channel ye ya YouTube maze ubashe kujya ureba ibiganiro bye by'ubwenge n'isesengura afite kumwe n'umusesenguzi nabyo turaza kubiganira Gentil Gideon abakurikiye Mariox banzu basuhuze unabahesha umugisha cyane muri abantu b'Ataram ngiye nkunda by the way logo yanyu logo ya Mariox ni bien irimo ni perfect kabisa ariko nanjye nkundi yawe GGO nakantu koroheje cyane turafanana rero Gentil Gideon banza bibwira abakurikiye Mariox Media tujye inyuma gato mu buzima tuze tugere kuri Gentil Gideon umunyamakuru uyu munsi kuri Kiss FM nitwa Gentil Gideon ntirenganya ni official nitwa Gentil Gideon ntirenganya nkaba ndi umunyamakuru ndi umupapa mfite umugore mfite abana babiri b'ababebe beza cyane mfite umudamu of course mwiza cyane nibyo nkaba mvuka ihuye ni naho kariyeri yawe yatangiriye nkiri umunyeshuri kariyeri ya Gentil Gideon ni umwe mu bantu batangiriye kuri Radio Salus igifungura icyadukana radio yakanyujijeho radio yaje iri entertainer icyo gihe mu Rwanda i Kigali tutaramenya cyane bya entertainment tuzifite yego ariko Salus yaje ipfundikira niba ari uko yari ifite abahanga benshi bo muri kaminuza byatewe n'ikibira kuba Salus yaraje ikaba radio ifite entertainment ifite imbaraga kubera ko yaje ari radio inshyashya yagomba kuzana ikintu challenging andi radio yarahasanzwe kongeraho yuko buri abantu biga bagira amatsiko menshi wasangaga nyine abantu bashaka ibyo abandi bakora mu buryo bugoye internet itoroshye kuyibona ariko bakagerageza bakamenya muri Amerika bakora iki hehe nayo i Burayi bakora iki bakabihuza abantu bakara amaradiyo n'amateleviziyo muri za Kongo za hehe za Kenya abantu bakabihuza bakavanamo biriya bintu Salus ni byinshi byavuga ku matsiko y'abanyeshuri urebye ni imwe mu maradiyo yashibutse imbuto nka Gentil Gideon ba Alisudi ba Epa Ndungutse abantu batandukanye nk'aba benshi bagiye baca kuri Salus ba Mike Karangwa ni benshi cyane hano bari mu mwuga bakomeye bazwi kandi amashami ya Radio Salus dushimira cyane ni radio ikora mu ntara y'Amajyepfo bakunda kwita Butare kandi ikora neza yagiye akwa mugani wasanga ari uko abanyeshuri bayikoragamo benshi babaga bagomba kugira ibyo biga kugira ubundi itangira urumva yatangiye ari nka laboratoire y'ishuri ry'itangazamakuru mvanga iyo wajyagaho
bajyaga hari benshi ariko bamwe bakavayo bakagenda bayungurura ko bakoraga ibizamini bakayungurura mukajyaho muri benshi bakagenda bayungurura ngo rero iyo wabona gusigayeho habaga hari abandi benshi baciye mu kayungiro bagiye nibyo cyane. Yes, Gentil Gideon mubona hano rero ni umwe mu banyuze muri ako kayungize nk'uko abivuze, ariko uyu munsi ni umwe mu banyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda, ubu ari kuri Kiss FM, twari tumenyereye cyane kuri KT. Urugendo rwa Gentil Gideon mu itangazamakuru n'uruhe? Nk'uko babivuze rero ubundi mvugira kuri radiyo bwa mbere sinzabyibagirwa hari mu kwa kane mu bihumbi 2011 narindi nibwo nari ntangiye wa kabiri umwaka wa kabiri wa kaminuza. Noneho d'aventure nyine ndi gukora ibintu bisa nko kugerageza njya kuri sarusi kwiyamiza njya kuri sarusi banyayisayininga kujya gukora inkuru nakoze bwa mbere nayikoze iminsi 2 itaruzura nawe wakoze itangazamakuru ariko micyo bimenye ndabyumva iminsi 2 ibaze kugutuma kuri tele inkuru ukajyayo mu gitondo cya kare ukagenda ibyo bagutumye mu nkuru ntibyuzure ugasubirayo ukazana ibindi kuyitunganya bikaba ikibazo, record ukajya recording akantu ka mbere n'aka kabiri ntibibe bisa imva yari struggle nawe urabyumva ariko icyo gihe nibwo nyine natangiye kwiga amasomo ya mbere yo gukora inkuru zica kuri radio, ukuntu umuntu avuga kuri radio, uburyo umuntu yitwara kuri tele yagiye gushaka inkuru. Kuva icyo gihe rero ndatangira kuvuga kuri radio nk'undi umureporteri bisanzwe nkora reportage yego mu bahinzi aborozi iminsi mikuru ibirori inkuru za politike ubukungu byose nta nimwe ntakoraga. Hanyuma rero mara igihe kinini nkora ibyo ngibyo, ariko nko mu kwezi kwa 7 no kwa 8 ndavuga ariko ngewe numva ndenterese mu bintu bya entertainment, ariko actually singe watumye mbijyamo cyane. Abantu bakoraga kuri radio barandebye baravuga batako wanagerageza n'ibindi kuko njya kuri radio bwa mbere ngenda nashaka gukora sport. Numvaga nzi ibintu bya sport kandi n'ubu ndabizi ukumva ari hugana numva niho njya, ariko kubera ko urumva sarusi abanyeshuri benshi sinzi bumvaga bajya gukora muri sport. Ngiye rero ndavuga nta mpamvu yo kujya ba Karenzi ubwo boss yari Castar, hari abantu benshi cyane abanyamakuru benshi bumva muri izi radio bameze neza za sport bose bari hariya urumva nawe ukumva niho washyira imbaraga zawe. Noneho rero ngewe ndavuga ariko kubera iki najya kurwanira n'abandi njya kuripotinga kuko hari abajyagayo ugasanga wenda baragiye barabwiye nta mwanya uhari muri sport agahita wukwa ahandi ajya. Ngewe rero njya ahandi ujya muri reportage mvuye muri reportage rero nibwo hari umuntu ukomeye waciye kuri sarusi ubu ngubu na ambasaderi natwe kumuvuga amazina ndamumenya ubu ni umuntu ukomeye niwe rero wambwiye ati ariko washobora n'ibindi. Urumva icyo gihe yarasigaye ayobora entertainment yo kuri sarusi arambwira ati ngwino arampushinga ngwino mpita ngenda barantoza bana from the scratch kuko sinzi niba nari nzi no kuvugana n'abahanzi imvugo zabo iki uduterme iki ntabwo byari byoroshye ariko nyine ndabimenya. Yareka banze batwakire ukuyeho gato akaji gasane ubwo wateretse aha bwo bigaragara neza yareka tereka hari ameze neza ubwo ati jya no mu bindi wabishobora hantoza floza entertainment kuvuga iki ntabwo urumva nari umuntu uri kare nyine mvuga ama reportage urumva aramfasha cyane rwose n'abandi bantu ariko bagiye bamfasha. Icyo gihe urumva nasanze Kate nasanze asa nk'utangiye kumenyeramo gakeya nawe yagize kuri sarusi wow ariko yagiyeho mbere yanjye gato cyane wundi uwo muntu nakubwiye nasanze abantu nka Ababyeyi benda kugenda ko Ababyeyi twaye nk'abisikana ariko twakoranye nk'icyumweru na 2 ahita aza i Kigali. Nasanze abantu nka Norbert ahari ba Simba bari benshi nyine urumva baramfasha.
ubwo uba winjiye mu gisate boss wa Radio Rwanda Aldo cyane uba winjiye mu gisate cy'imyidagaduro gutyo uvuye muri za n'ibindi naragumije ndabikora kubera ko akenshi imyidagaduro yabaga ifite amasaha make ya samedi cyangwa dimanche mbese ibihe bya weekend n'ibindi ndabifatanya hanyuma nza kujya mu myidagaduro cyane Burundi waje kuva kuri Saruse gute wiyekeza i Kigali ndangije université urumva akenshi uba ugomba gutanga umwanya kugira ngo n'abandi banyeshuri bariyo nawe kandi urangije amashuri urangije amashuri nshaka kujya gushaka akazi n'iki cyo gihe rero nahise mbona offre nyinshi zirenze imwe ariko mpitamo iyo kuri Radio 10 na TV 10 ntago nzi mu by'ukuri ikintu cyatumye nkora amahitamo ariko nari mfite offers nyinshi z'ama media house y'i Kigali bamwe barampamagaye abandi narabahamagaye bakabinyemerera bakanyemerera kumpa akazi noneho rero ikintu cyatumye cyakora mpitamo Radio na TV 10 nuko icyo gihe hari hagiye abandi bantu benshi nakundaga cyangwa barabajama banjye twagomba kuzakorana haramaze kujya Mike Karangwa hamaze kujya Claude Kabengera hamaze kujya Antoinette hamaze kujya ubwo hari na Kate kavuga uti ya timu twavanye hariya barenera mbere hagiye bandi ndavuga harandi ngomba kujya iyi timu twimukanye nanjye ngomba kuyijoininga na murana icyo yaje kutujoininga nk'iminsi nk'ingahe ikurikiraho hari ba Ferdinand w'Imana ndavuga iyi timu ni hatari abandi ndabakatira nibuka ko hari radio ntashaka kuvuga izina nakase ndi ku muryango ntwaye ibyangombwa ngo njye gukora kontra radio kabisa yaha mu mujyi hano hafi nko mu isoko guri wayirangiye uhita ukati imodoka yavuga uti reka ngiye wana mpita nkata barampamagaye barambwira ariko ugiye he ko twese twajanga mpita ngenda byibuze wagiyeyo urahakorera haraguhira byari sawa ntago nakoze igihe kinini naragiye ndakora bwa mbere njya mu gisata cy'amakuru ariko mbifatanya na entertainment turakora cyane biravibratinga byari ibintu byiza cyane kabisa ariko mpakora amezi 6 n'iminsi nka mikeya hanyuma mbona offre muri Kigali Today ya gukora kuri KT Radio ni naho watinze niho natinze urumva na 15 kugeza uyu munsi imyaka 6 kugeza imyaka 6 ni myinshi urumva urugendo ntabwo ruba rworoshye yagiye akomoza mu tuntu dutandukanye ati ugakorera inkuru iminsi 2 ukagira gute ariko aho winjije mu gisata cy'imyidagaduro waje mu gihe cya entertainment kitari cyoroshye kitari cyoroshye umuntu yarwanaga intambara kugira ngo entertainment yo mu Rwanda igire agaciro umwe mu banyamakuru bagiye bahangana n'ibyo byose nagira ngo rero tureba kenshi yo n'umuyu mu legend yo ku myaka yanjye duhuje imyumvire tuba tuzi aho twanyuze aho turi naho tugana bitandukanye n'aba ngaba baje ibintu imihanda yaraharuwe imeze neza baza boga mu mazi ariko guys twanyuze mu bintu bikomeye kandi agatigito kari kifashe gute gasangiza abadukurikiye batakazi sasa rero abantu mukurikiye Mariox reka mabwize ukuri entertainment nyine ubu ngubu bigeze ahantu heza haryoshye reka duhere nko ku buryo bwo kubona inkuru urabona ubu ngubu kubera social media trend n'iki abahanzi ubwabo bafite uburyo batangaza inkuru ukazibona mu buryo bworoshye mbere byari n'umuhanzi uzi ko umuhanzi kera ashaka gutwika akabura uko abigenza agashaka ahantu yahera atwika akahabura ukabeshyera umuhanzi ukamubeshyera uti runaka yakoze gutya agashaka ahantu yabeshyuriza ibyo bintu akahabura kubera iki platform ni nke kandi zihari ziri under control ni radio ni televiziyo nazo zari nke ni radio ni televiziyo ni ibinyamakuru byandika ukaba kandi ubizi ahandi hantu hadahari urumva n'umunyamakuru nawe rero expression zabaga ari izo ngizo niba natavugira kuri radio ngo ajye mu kinyamakuru yandika yajye kuri televiziyo yavuge nta handi Mariox ntago yabagaho n'ibindi noneho uribaza ubwo icyo sose ziba zigabanutse rero aho uvana amakuru aba hagabanutse ibiki byose abantu muzavugana biba bigabanutse byose agatigito kuva ahangaha ukajya guhiga nk'umuhanzi mu Ruhengeri hehe ukajya muri show igisenyi cyangwa ibutare bana ntago ari ibintu byabaga byoroshye cyakora ikiza cyabyo iyo wabinyuragamo ukabasha nyine kubinyuramo success yabaga iri tough urumva ntakagira umuntu urabona nkawe ureba nk'abantu mwari muri mu kigero kimwe ariko batagize izina nk'iryawe ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye byasabaga guca muri izo crosses zose ukazamuka mumeze gutya
ntabwo byari byoroshye ntabwo byabaga ari ibintu noneho twebwe njye wakoreraga na radiyo iri ku mabwiriza akomeye radiyo y'igihugu itagomba gutana utagomba kuvuga iki idafite entertainment umwanya munini ari ibiganiro by'abahinzi by'umugore iby'abana ibya education entertainment idafite umwanya ariko naravuze ntizabona umwanya platform aka kanya radiyo Rwanda 80% ni entertainment ibindi bikaza ikintu nshimira Imana ko byibuze naba narashyizeho itafari ryanjye kugira ngo radiyo Mère abenshi bari bazi ko ari radiyo isinziriye ari radiyo bene narashyizeho itafari kugira ngo uyu munsi abantu nibura bashaka kumva ka entertainment bakajya kuri televiziyo mu masaha ya après-midi ariko byose byaje kugenda neza yes nkuko Gideon yabivuze rero ntago byari byoroshye kugira ngo umuntu abashe kugwana n'iki reka tujye kuri kariyeri yawe kuri YouTube channel ufite YouTube channel nziza yitwa Gentil Gideon official muyikurikire mukore subscribe twashyizeho link aho hasi ukunda kujya kuri biriya biganiro biri mbyita ibikomerezwa cyane hari wowe hari Munana hari wa mutipe w'inshuti yanjye twa Ismail Mwanafunzi mufite imyaka mike mufite ibintu biri tafu ni ukubera ko ufite uriya muhamagaro wo gukora biriya bintu bicukumbuye buriya akenshi abanyamakuru mu buryo bwa rusange ni abantu mbona bagira amatsiko sinzi impamvu cyane wowe ni wowe ugira amatsiko kwanza nicyo dushinzwe niwo muhamagara Imana yaduhaye rero ari amatsiko Imana yadushyizemo nge nyine yarankurogoshora cyane nkazana numva ndashaka kumenya ibingibi n'ibingibi ariko sinshaka kubimenya gusa ujya mu bikomeye cyane avuga reka ubwo mbimenye reka mbibwire n'abandi none nashaka kubibwira abandi nkavuga ariko ibyiza nuko nabibwira umuntu ku buryo mbese atazigera akenera kumva ibindi bintu nkuba niba nkubwiye nk'ikintu nacukumbuye nkavuga nti ni gute nabikora ku buryo uriya muntu mbimubwira bikaba bihagije ibyo yumvise bikaba ari ibyo ntakenere kumva ibintu nari gushaka channel ye mwabonaga ndeba muri telefone ajya ku bintu byitwa wenda tuvuga urugero ngo Operation Moise abayahudi ibihumbi 200 batungwaga mu ijoro urumva akajya kucukumbura icyo kintu akamenya ukuntu abo bayahudi akongera akajya kukitonderwa ku mupaka wa Gatuna wabaye nyabagendwa urumva ko ni ibintu biri update byabaye ku munsi w'ejo ariko iyo urebye channel ya Gentil Gideon ndi kukubwira nujya kuri YouTube rero tuyibona Gentil Gideon official ukore subscribe uzajya ubasha kumenya ibi byose buri muntu wese aba akeneye kumenya iby'abayahudi intambara ya kabiri y'isi yose intambara ya mbere y'isi yose yatewe n'iki uto tuntu twose ngo Abel Kandiho wayoboraga CMI yasimbujwe utuntu nk'utwo tuba turi urabona twiga abanyamakuru tumenya nkanjye nihereyeho tumenya utuntu nyine turi hejuru yego amatsiko turayagira ariko Diamond ya posting ikintu ukabasha kujya kumenya nk'ubu dufite amatsiko yo kuzamenya kuri 14 hari iki ariko n'utuntu tworoshye nyine twa twese ariko ku myaka yanyu mike cyangwa se yawe mike ko ari we nabashije kubona ugacukumbura tuno tuntu twose nk'utu tw'abayahudi n'ibindi kubera iki nyine ngira ngo biterwa na character y'umuntu rero ubundi ngewe kuva no mu mashuri yisumbuye nko hejuru yo mu wa 4 urumva nakundaga ibintu by'amateka cyane ngakunda geography ngakunda ibintu inkuru ziri narrative mbese kuba ari inkuru ariko ibintu byabaye cyangwa se bishobora kuba cyangwa by'amatsiko ubundi ngakunda ama conspiracies cyane mbese ibintu abantu bashobora kuba batazi nkasoma ibitabo nkumva radiyo cyane nkareba televiziyo ariko nakundaga amateleviziyo mpuzamahanga cyane ko ariho nabonaga ibyo nashakaga noneho rero ngiye mu itangazamakuru numva mbonye umwanya mwiza wo kuzajya ncukumbura bya bindi abandi bancukumbura nkabishyira hanze nkabyumvisha abandi bantu ngeze kuri Salus rero urumva ni radiyo yafavorizaga ibyo bintu kujya gucukumbura washobora gukora ikiganiro kimwe mu cyumweru ariko wacukumbuye urumva hari ikiganiro nakora cyitwa menya nibi abantu bakajya bambaza ariko se ubikora ute none bira bintu bivana hehe none se bigenda bite nje Kigali ntangiye muri KT ntangira ikiganiro cyitwa inyanja twogamo gitangira abantu benshi batabyumva ese bira bintu bivana he ko bizajya bikuvuna se ngavuga nta kibazo kuko nk'inyanja twogamo nyitangira abo bantu bo ku kazi barambwira ati se kugiye kugikora ibintu byinshi contract yawe ko nta kibazo ibintu ukora kari sawa numva ntago nyuzwe ngomba kongeramo akantu kumva ari ikintu kibura gatuma ncukumbura ibintu nkabishaka nkasoma ibitabo nkabwira abantu ibintu biri mu bitabo by'abantu batari bazi iki nkabwira abantu story mu buryo bwo kurakonta kandi nkaba nk'umuntu
ubara inkuru. waje kugira gute ibitekerezo cyo kubishyira kuri YouTube channel? Kubishyira kuri YouTube channel rero urumva mbere byacaga kuri radio ariko abantu bakambwira se cya kiganiro watambukije ubushize umuntu yagikura he hase wagikura he nyine. Bimwe bikajya ku rubuga rwa radio abantu batana accessinga cyane. Mbona rero YouTube abantu bashaka kuba ari bo bagana cyane ari na benshi ndayigerageza. Ntabwo numvaga izaba urubuga nakoresha cyane cyakora nigeze kubaza Theo w'ukwezi nawe se Theo manirakiza Theo ni gute nashira ibintu byanjye kuri YouTube ariko hagati aho abantu bajyaga ibiganiro byanjye benshi cyane bakabyiba bakabishyira kuri YouTube ku machine yabo byinshi ku buryo hari n'igihe nabaga mbona nk'ibiganiro byanjye nk'icumi rwose ku bantu batandukanye 10. Sinkabira byabe kuri Ismail nkakora biba kuri Ismail noneho nk'abase abantu kuki babishyiraho nkabona byararebwe nkavuga rero ibishobora kuba byarebwa mbaza Theo ndamubwira rero man mukunyereka ukuntu bino bintu nazajya mbishyiraho nanjye arabinyereka. Tubitangira gutyo buriya ntangira channel yanjye ni Theo wabimbwiye ukuntu najya mbishyiraho ariko buriya channel yanjye ni Chita wayishyize ku murongo. Julius Chita the black man araza mu rugo arabinkorera bishyira ku murongo neza anyereka ukuntu channel idafite umwanda n'uburyo kuba kuyaplodinga uburyo wa monetiza iki byose arabigukorera arabimfasha. Wawe yarakoze disi n'umwana mwiza. Nari nyiri kuri iyo myumvire yanyu. Ismail mwanafunzi umufata ute? Mwanafunzi rero ni umujama first of all inshuti yanjye. I know. Inshuti yanjye byatari twabanye twiganye mbese ni umuntu wanjye byahatari ariko ibikorwa akora biriya bikorwa akora ubifata ute? Impamvu nkubajije ndayikubwira nyuma. Mbona umuhanga umufata nk'umuntu w'umuhanga nk'umuntu kabisuza ubwenge weveya cyangwa ubyutsa mind z'abantu agatuma abantu bamenya ibintu byinshi. Ko nanjye hari ibyo mwigiraho kameme nubwo dukora ibintu bifite aho bihuriye ariko hari ibyo mwigiraho. Jedeho rero reka mugutumeho. Nanjye ni inshuti yanjye buriya twarabanye mu kigo cy'itangazamakuru cya Ababyeyi. Nkunda no kumuganiriza ariko impamvu mugutumyeho abantu bareba azi ibintu byinshi azi ubwenge aracecetse aho guceceka kwe ntago bituma agaragara no kwihisha bye afite impamvu abikora ariko ugiye kwemera ko hari Ismail mwanafunzi hano uri kumubyaza umusaruro arahari. Ariko se uriya muntu ninde? Arahari avuga nkawe aramwiyitirira ku ma social media n'ibiganiro bye arabyaplodinga kandi guys isi tugezemo tubwizanye ukuri Gedeon isi tugezemo ni intellectual property ya Ismail. Yes, isi tugezemo ubu ngubu ikintu kiri kudutunga n'ikizadutunga myaka iri imbere ni digital platforms. Ni social media platforms. We ashobora kuba adashaka kugaragara nk'uko atabikunda ndabizi kuko twarabanye ariko ukazasanga mu minsi iri imbere agize ikintu yagombye kuba yarabyaje umusaruro mwinshi hari undi wakiwubyaje we yaratakaye kandi mu isi turimo icyo dukeneye byanze bikunze twese n'akana cyane. Bivuga ngo rero ndabizi neza ko hari umuntu uri kubyaza umusaruro izina rya Ismail mwanafunzi. Reka twihanize uyu muntu ariko kandi tunagira inama Ismail menya kutari Ismail ariko uzi ko na YouTubers bamutumira. Nabonye bamutumira nabonye ibiganiro by'akaza akavuga ibintu bitanajyanye cyane ariko afite ukuntu akora ijwi nk'irye. Ako mucuti wawe rero mugira inama mugira uti guy tureka tugende twese mu murongo umwe inyanja twogamo tuyoganemo kuko turi abajene twese dushaka kuzatera imbere. Ismail ndaza kumubwira uza kuza kumugira inama. Reka tugaruke ku buzima busanzwe twaganiragaho muri rusange. Gedeon atubwiye impamvu yatumye acukumbura akagira gute ariko icyangombwa nuko ushobora kujya kuri YouTube channel ye ukareba byinshi akora ndetse n'intombero ye. Turi muri ibi rero umaze kureba aho umuntu yaturutse twamaze kubona Gentil Gedeon wo kuri Salusi arazajya kuri Radio 10 arazajya kuri KT yanamazeho iminsi nyinshi ariko minsi yashize tubonye Arthur cyangwa se Rutura adusezeye nkuko TK yabikoze kuri social media n'abantu barababaye batari ko se ugiye he nanjye sindanaganira ngo mubaza aho yagiye n'icyamujyanye. Tubona mu minsi mike Gentil Gedeon ni ugiye mu mwanya we
kandi kuko nakundaga kiriya kiganiro kenshi nyumva ndi mu modoka njya ku kazi cyangwa se njyanye mu gitondo ndi kwitunganya nkacyumva musaza ubirimo neza asante bana ubirimo neza kabisa bana asante kuri Kiss FM gute ubundi bo ni sawa ni ikigo cyiza gifite ukuntu gitanga liberté umuntu agakora ibintu nyine yumva agomba gukora kuko urumva nyine nanjye content yanjye barayikunze mu mwanya uhagije nkayikora ni sawa biraryoshye kabisa na Sandrine muri matching kongeraho Sandrine turamacinga ni sawa ni umuntu noneho ufasha abantu cyane wamfashije kugira ngo ibintu byanjye mbese bihure n'ibyabo wamfashije kugira ngo niyentegre mu kigo gishyashya ntago nigeze mba umushyitsi muri Kiss mu kigo gishyashya sasa no dushaka kugana winjiye mute kuki wahisemo kuvuga Katie umaze imyaka myinshi umaze kumenyera wagize nka famille uhita wimuka why bon of all nagiye muri Kiss FM umaze hafi umwaka uburaho wari wuzuye ahubwo ntari mu kazi wene n'ibyo abantu batamenye nafashe icyemezo ku bushake bwanjye nkuko nawe wabikoze nandika ibaruwa yanjye nziza urasezera kazi mbwira ku kigo ndabwira ni murabizi mwarakoze kumfasha mwangiza umuntu w'umugabo mwarampembye bihagije imishahara yanyu myiza ariko ndumva nshaka kuba mpagaze ndahagarara njya gukora ibintu byanjye ku giti cyanjye ku bushake bwanjye biranagorana nyine bambaza ugiye hehe kuki ugiye se twakubaniye nabi vraiment ntabwo bigeze bambanira nabi ndashimira cyane Katie yabaye umuryango wanjye pe n'ubu kandi nubwo nagiye ariko with my family abantu bawo benshi turacyavugana kugera no ku bayobozi bawo turavugana ni abantu banjye kabisa ariko nyine igihe cyarageze ndahagarara so maze guhagarara rero nkora ibintu byanjye ntuje ndabyubaka birubakika birarangira mwaka rero umaze kurangira igihe nyine Arthur yaragenda kugenda yarasabye gusezera nawe nkuko nanjye nari narasezeye abayobozi ba Kiss FM baranya approaching bambaza niba nshobora gufilinga uwo mwanya mbanza kubitekereza ndavuga sinsubiye kuri radio ubundi numvaga ninsubira kuri radio nzasubira nko kuri Katie n'ubundi cyangwa se ngashaka nk'iradiyo itahuriye n'ikigo cy'igihugu mbese nkumva ntabwo nigeze dreaminga uko bimeze sibyo na dreamingaga ubundi nanone nkumva hari n'igihe ntazasubirayo mba simbishaka cyane ariko banyaprochinze ndatekereza mbitekerezaho numva umwaka n'iki umwaka ari mwinshi mfata icyemezo rero ndababwira nta kibazo nshobora kuza barishima baranyakira good family hariya ni sawa ni abantu beza cyane bafite radiyo ya ban y'abanyamugi cyane mu kazi rero ni icyemezo kiba gikomeye cyane umva uzi ko wandika ibaruwa wandika ibaruwa wajya kuyijyana ugahita uyisubiza mu rugo naciye ibaruwa 50 ukayica ukongera ukabibaza umuntu se nsezera turi umusazi warasaze naciye ibaruwa 50 ya 51 niyo natanga ukajyana ibaruwa igasaza ibaruwa igasaza ukongera icyemezo gikomeye kuko umva waranditse amatariki ukahasiba abantu benshi bajya gambaza kuki wabifashe icyemezo gute wabitekereje gute ni bitoroshye hano hanze kujya kwikorera gutangira kwikorera ariko mfite ababyeyi rero batabyumvaga ko nge habura nk'amezi abiri basezere ku kazi nahamagaye papa wanjye urumva kandi papa wanjye urumva ntabwo abi Kigali ntabwo wametiriza mastering neza ubuzima bw'i Kigali arakubuzimira John arabwumva namubwira rero ndashaka gusezera muri Kigali today viyahita nyumvisha ukuntu mfite umuryango anyumvisha ukuntu ubuzima bw'i Kigali buri tafu anyumvisha ukuntu akazi kabuze anyumvisha ukuntu abantu bifuza gukora nkaho nkora anyumvisha ukuntu nyine Imana yangiriye icyizere impakazi birakomera cyane hafi gushwana ndamwumvisha kureka akazi umuntu ubuzima bugakomeza yanga kubyumva ntabwo yabyumva mera nk'umuntu umweretse yuko ngiye kubitekerezaho niba nakareka cyangwa se nkareke ariko nari narafashe icyemezo
noneho mubwiye ni rero reka mbitekerezeho ndebe niba nagasubiramo nyine ntazasezera n'iki aratuza ariko wamaze ufata icyemezo mbega kubwira umubyeyi ngo uzava ku kazi nanjye exactly ni gutyo byambaye noneho ababyeyi gusa umubyeyi gusa n'inshuti zanjye zinze gusa zambwiraga bati reka bose rero bahitaga bakurura ngo rama ngo ariko uzi ukuntu uvuzwa nibe nawe wenda ngiye nafite niyo rama ariko uzi ukuntu ugenda ariko nanjye nari nyifite ariko icyemezo cyamaze kuza utekereza imbere hawe nyamuneka ntabwo ngiye kubagumura ngo basezere kwikorera birabyo narakoze niko sana nongeye mbwira umuzehe umushahara wanjye urumva yarawuzi papa wanjye kandi atari mubi agahita yabara amafaranga uzayabona ugiye kwivana amata mu kanwa ariko abana bubu rwose ndarumbije barakuroze mbwira niba ari ukukuroga umuntu agusengere bakuroga ni gute umuntu areka ntibishoboka ikintu gisekeje barakoze ikosa bambwira umushahara wanjye ubu ntuzongere kumubwira kugira uva kuri Kiss FM muzagende neza atazi ngo bigenze bite aya ngomba kumubwira kamema wallahi Gentil urasekeje cyane gusa by the way ni byiza iyo mpuye n'abantu twabanye muri ya myaka ariko kugeza uyu munsi urabyibuka ko hari igihe twabaga turiho mu buzima ewana bukomeye kubwira ati itegera uve hano ujye Gisenyi ujye gushaka ibintu kwitegera mu gitaramo runaka twari twarakubitse umuntu agakubitika akavuga uti Gideon wampaye bitanu aho ngaho ko nkubiswe bitanu musaza kabishaka unakavuga ati nyamuneka bigenze gutya mbese nibwo ubuzima twagiye tunyuramo ariko none bwari bukenewe kugira ngo tubunyuremo bwarimo amasomo kugira ngo butwubake tube abo turi bo uyu munsi kuko hari abantu baza uyu munsi harabaye muri piscine bagira gutya abakobwa bakagira ngo twanyuze mu bintu byoroshye ntabwo byari byoroshye wa mugani ugasanga umuhanzi afite igitaramo ku Gisenyi iyo nkuru urayikeneye ntabwo uri bivane online cyangwa se uri bubone kuri social media nk'uko ubu bisigaye bigenda biragusaba kugira ngo ujyeyo bigasaba ko uramuhanza gutwara bagutware hari abahanzi benshi bajyaga bajya gukorera nka ronshi ku Gisenyi muri expense agomba agashyiramo n'imodoka y'abanyamakuru nk'abangahe kuko abanyamakuru ntabwo bafite ariko ubu ngubu turashimana ko abanyamakuru benshi cyaba cyose barijyana biriya bintu byari bikaze ariko ngira ngo niko nyine situation yari igomba niko situation yagomba kuba imeze ariko twarategetse musaza twazikiye ahantu tukigurira akantu abantu baze kuguha akaji nanjye bagomba kuba akaji rwose ntabwo byari byoroshye none iyo umuntu amaze kubona aho umuntu yavuye icyo gihe nk'uko turi kuhavuga aho uri uyu munsi n'aho abana bahagaze uyu munsi cyane cyane muri media reka tuhaganireho cyane tuhatsimbarareho cyane tuhatsindagire media y'uyu munsi cyane cyane entertainment haba iyo kuri social media aba YouTubers bahari batandukanye bavuga ibyo bashaka bandika ibyo bashaka bakora titre bashaka abo ku maradiyo nuko bafite uburenganzira bwo kuvuga bwo gusebya cyangwa se bwo kubaka bwo gusenya muri kiriya gihe twebwe ko twakoranye discipline abo uyu munsi sivye ko ntayo bafite ariko hari kenshi batandukira ubona babiterwa n'iki hari ibintu rero ngira ngo hari dukwiye kuzagera tukemera urumva gukora kuri radiyo yari ifite umurongo ikoreraho ngenderwaho wasetinzwe bizwi utawushoboye ukajya ku ruhande natwe niko byari bimeze mu gihe twakoraga kuri radiyo abakora kuri televiziyo niko byari bimeze ariko imbuga za nkoranyambaga ziza ntabwo zaje zegzija umurongo ntabwo zazaga zikubwira ngo iyi ngiyi ngo urayivugiraho ngo uravugiraho n'urukozasoni ari urukozasoni rujyaho ni ukuvuga ngo uburenganzira bwo kuvuga ni bwinshi ntabwo rero twarenganya umuntu ujyaho akavuga ibyo ashatse ahubwo uriya muntu abishoboye yagira indangagaciro akavuga ati ese ibi bintu ngiye kuvuga birafasha iki sosiyete naho mu gihe cyose umuntu adafite indangagaciro nta muntu umukumira ariko wabonye ko ibyubaka sosiyete bitakigezweho ntabwo ntibikigezweho ku ruhande rumwe ariko sinanibaza ubundi abakonsiyuminga bo content consumers abantu bafata biriya bintu byose biciye kuri social media birabubaka exactly ariko bakunzi ba Mariox iyo mugiye nk'ahantu mukabona urukozasoni birabubaka nibyo byubaka hari content nyinshi abantu bakwiye guha umwanya cyakora none uzi ikindi kintu bigaragaza yuko leta cyangwa se abantu barebera inzego za leta ntago baniga cyane uburenganzira bwo kuvuga biriya nabyo bishobora kuba ikimenyetso kuko umuntu ashobora kujyaho akavuga akabeshya ko tike yapfuye
nta kibazo rest in peace gasohoka ibyo ubona ejo bundi babitse mbonye wabimubajije nibagiye kubimubazaho we ukuntu bamubitse neza bigatambuka bikamaraho n'umwanya umuntu ashobora kuza akavuga ati atike yanyibye amafaranga akabikoreramo amafaranga kandi nimumfashe ashobora kuza ahangaha akavuga urabizi tike twararyamanye ubwo mu gihe bari kubireba arimo arakorera amafaranga views nawe ugatangira kujya kwisobanura nawe ugafata igihe ukajya kwisobanura ahandi mbese ngira ngo igisabwa cyane ni etike personnelle kuvuga uti ibyo ari byo byose nubwo mbyemerewe ariko ntabwo bifite reka nshyiremo indangagaciro nkunda kubivuga kenshi iyo ndi mu biganiro abajene bari kugiruka aka kanya bafite platform bavugiraho bakoreraho bakore batwike bagire udutwiko bagire gute ariko bagire n'indangagaciro we gukora ikintu kigushyira n'undi muri tank we gukora ikintu kigushyira n'undi mu bibazo cyangwa se wowe ubwawe kitazakubakira umuryango kuko ibyo ukora byose by'ubukoza soni ejo n'ejo ufite umuryango Gentil ufite abana ariko hari ibintu bitazasibika ku social media ejo n'ejo n'umwana wasajya 15 abasha kurira kuri YouTube abone wanjye burya abone vieba ati musaza ni gutya ibintu byari bimeze rero tugomba kuba proud yaho turi duteganya yuko hari abakobwa bakunda kwiyandirika kuri social media nkunda kuganiriza kenshi nkavuga nti byanze bikunze uri kwiyandirika cyangwa se hari nk'amajwi amazi bisasirikira y'umukobwa avuga ibintu umukobwa kandi shana nabonye n'ifoto yarageze igasohoka niba ariyo koko ntabwo tuzi niba ariyo ngeze nabyemeye niba ariyo kuko yaramutse ariyo uriya mukobwa byanze bikunze Gideon afite umuryango afite tuvuga ababyeyi azanagira umuryango azagira umugabo azagira abana biriya bintu biri kuri TikTok biri kuri Instagram biri kuri Twitter kugira ngo bizasibika bibaho uriya mukobwa ariko waramwumvise bishoboka ubushobozi audio zose yewe we astagfirullah Dakwedu. Wala. Imana imbabarire bino bintu mvuze. Wumvise ibintu umwana w'umukobwa utageje imyaka 25 avuga agahereza undi kuri audio undi nawe akamushyira hanze. Ariko se ubundi bari abantu bo kubaganiriye byari personnel. Byari privé. Uriya kuki yabishyize hanze. None harimo ikibazo. Kwereka abantu b'iki gihe. Ere gushaka kuganira n'inshuti yawe hari kuganira n'inshuti yawe ubuse nta mudamu muganira ibintu. Ejo bundi nahaye umuntu audio irimo blague nyinshi. Mitanyisiba. Bitangora delete atabwira aho se nk'ubwo ngwisibiye iki ya kubera ko nyine ntago abantu kubera imbuga nkoranyambaga zateye hari n'igihe wandika akantu muri group ya WhatsApp ariko ukikanga ukavuga uti ndamenya bigarukira ukagasiba ariko none nicyo niyo etike rero twavugaga niba urimo uvuga ibintu nawe shyiramo indangagaciro yoroshye urumva yoroshye kuko ntuzi ahantu bigarukira mu kwemera kwacu ndi umuyisilamu muri Qur'an birimo ngiye mfite Qur'an y'igifaransa ariko aho Imana ivuga iti n'intumwa yagiye bitwigisha ni wigirira ibanga n'Imana izakugirira ibanga uri kunyumva kuko twa hano hanze twese ntabwo turi abatagatifu Gentil twese turabanyabyaha ariko ibaze twese tugiye twanika ibyaha byacu ara kuri screen hariya kabishyira kuri bose babireba uriya rero ni nko kwiyanika we afite ibyo yakoze nabigumane ku giti cye yigirira ibanga noneho ye kubishyira undi ibyo ari kwisora igitangaje nicyo bya kindi cya mugenzi we nawe uhita ugusora Imana ikabigushyize hanze kuko utigiriye ibanga ikintu gitangaje nuko buriya nta muntu w'umutagatifu ubaho bariya batagiye hanze bakora amabara byinshi nabwiye ngo ubu ngubu TK mubona hano TK wicaye aha ngaha mukunda muvuga ngo ngira inama kakanya Mwenyezi Mungu ashyize ibyanjye kuri ekran akavuga ati reka nkwanike ariko nuko twe twigirira amabanga igirira ibanga kugira ngo Imana izagushire ese kuki umwana w'umukobwa ajya gukora ibintu nka biriya by'ibiganza nizo mbuga ukabyanika ku mbuga nkoranyambaga nizo mbuga nkoranyambaga bura si cyo ikibazo ni twe tuzikoresha guys uriya mwana yarambabaje ntekereje ko mfite abana bangana nawe ntekereje ko ari umukobwa Eugene none ari muri secondaire ari muri secondaire amaze kumenyera n'igihembwe cya kabiri benshi bakunda kumumbaza yiga muri Notre Dame Providence do Karubanda ibutare yiga mwihene wow ebana wagiye mu kigo cyiza merci n'ubumenyi ndagakunda n'ubumenyi bwe bwamujyanyemo buriya
urumva we wabaye uterurahazi mwihene ni ikigo cyiza cyane gitanga uburezi kandi batanga uburezi bwiza batanga uburere ni ikigo kiri gutya bita ku bana barera bita ku bumenyi bw'umwana cyane cyane umukobwa katusuza cyane abamasera bose bo mwihene turabasuhuje n'abaprefe n'abaprefete n'ahantu ujyana umwana ugaryama ugasinzira bavuga uti umwana wanjye ntazanywa itabi ntazajya mu bintu bidasobanutse bafite ukuntu batanga uburere bwiza urumva rero icyo twari tuvuze reka uriya mwana vuba tumureke ariko tumusengera Imana imworohereze kuko niba byarasohotse atabishakaga aho aryamye ameze gute afite depression afite stress ari kwicuza ari kwibaza Imana imworohereze buriya yabaga narimbonye nka nimero ze njye namuganiriza nk'umubyeyi mu buryo buri privé mu buryo buri privé nkamukansolinga nkamugira inama nkamubwira uko agomba kwitwara kuko nawe byanze bikunze akeneye abantu bamwegera akeneye abantu bamukansolinga akeneye abantu bamugira inama akeneye abantu bamubwira bati byuka wongere ukore ko ashobora kwiheberera akaniyahura cyane rwose ibintu biba bishobora gusohoka ashobora kurwara akadepression ugasanga aragiye akagenda ese tike mba nkubaze wemera ko ndi umunyamakuru ndabyemera nambaze kuko ndakujya muri Tanzania ugiye gukora iki ese ngibi byari byamuzanye ahubwo ko Gedeon ko ariko nyine abantu bakurikira Mariox bagomba kumenya ko tijara ahora muri Tanzania uhora muri Tanzania reba n'ubu ngo hano ukuntu bimeze Rwanda Tanzania by the way muri Tanzania hari umuryango wanjye umugabo wanjye niho akorera niho ubuzima bwe buri akunda kuba ari nahangaha kenshi urugo ruri a distance abantu benshi bararuzi ahafite business ahafite urugo tuhafite umuryango agomba gukurikira rero nanjye urukumbuzi ruramfata ugacomora nkurira iyirutse nawe rwamufata akaza ko nawe ahora inaha kenshi ikindi cya kabiri mama wanjye umbyara ni Yaba umunyarwandakazi wibera muri Tanzania nanjye narahabaye niho nize niho nakuriye mpafite family friend mpafite abana twiganye bashatse ngiye gusura bivuga ngo Tanzania ikindi cya kabiri ni igihugu duturanye duhana imbibi ni igihugu ariko ni na home yawe ya kabiri nyine ni my second home kuko niho umugabo wanjye aba niho umuryango wanjye uba niho papa wanjye yakuriye niho yabaga ubwo urumva koko ntagomba kujyayo no ahantu hari igisabo harya ngo nawe ni igisabo aho wajishe igisabo nagize ku gisabo niki wowe uri igisabo ariko n'ubundi wahajishe igisabo hari nahajishe igisabo bivuga ngo rero njya nkumbura mwinyabya nkajya kwiba umutware nkagaruka none se umva nkubaze haracyambaza umudamu ni ikibazo kimwe gisigaye abadamu tuzi ibibazo muhura nabyo cyane ku buryo hari n'umuntu ushobora kuguha akazi ariko akaguha akazi cyangwa akaguha opportunité cyangwa akaguha amahirwe kubera ko nawe afite ibindi azaguprofitaho uvuga ngo ashaka ko muryamana bibica ku ruhande ni urugero reba imyaka umaze mu itangazamakuru ntabwo ugeze uhura n'icyo kigeragezo byagenze bite kugira ngo surviving igihe kingana kuriya wazantumiye kuri ntuza yawe ukakibaza nzagutumira ariko banza usubize rega bano bantu bakeneye kubyumva ugeze ubabwira se uzana abantu hano ukabatumira ukabahata ibibazo ntuba ukeneye ko umuntu akubaza subiza by the way nshimira Imana ko ibyo nahuye nabyo reba abasitari muziranye reba abacuruzi babakire muziranye reba abategetsi muziranye reba abayobozi wenda mubona asabaga akazi cyangwa mu bo twakoranye muri platform nahuye nayo niba nari mubi ntabwo bigeze bajya kuri iyo kote ariko muri kote wenda tuvuge urugero z'ibiraka iyo wajyaga wenda nko kuri minisiteri runaka kuri wa mugani muri NGO runaka icyo wahuraga n'icyo kibazo ariko nkunda kuba open cyane hari abantu bigeze gushaka kubigerageza bakoresheje za SMS n'iki nkahita mba open nkamubwiza ukuri nkambwira barimo bagusha muri mudiringa akazi cyangwa tudiringa akazi ukabona icyaganishaho n'icyo ngicyo rero ngewe kurya mba open mu kuvuga no kuvugira hejuru no mu nyandiko mpita ngukatira ako kaye sinjya nguha umwanya wo gukomeza ibindi ndavuga no by the way ndi umumama w'abana bakuru ndubatse icyo nshaka ni ABCD urumva ugasanga rero nagiye nshyiramo icyo gikuta cyo kuba ahari inshege cyane harigeze kuserereza ngo ubu ngiye sinanagusaba ngusabye wabivuga kuko uvuga byose yari blague ari maratera bivuga ngo nagiye ngaragaza iyi character kugira ngo ngire we protege kuko burya uzareba araba umunyarwanda yagiye guca umugani ngo ivu rihoze niryo ryotse inzu usanga hari abantu bitwararika gake bagaprofita kwa kwitwararika kwabo bakabigira profi bakabaryamanishirizamu aho ngaho kuko yacecetse kandi akaba ari muri ngo kandi ngewe urabona ngo kandi ngiye simbishaka kandi barimo baragenda kugera no ku munota wa nyuma akirima aragira gutyo bivuga ngo ngiye mu kugenda ngira gutyo ntago
sinavuga ko ntatereswe sinavuga ko ntigeze muri izo mbogamizi ariko ikintu cya mbere cyose ushyize mu maboko y'Imana Gideon kigenda neza ntabwo nigeze mba umuntu uzakora ubuzima bwanjye kuko ndi kumwe n'umugabo runaka ntabwo Imana igeze inshisha muri izo nzira ahubwo ndi umuntu wavuze ngo nzakora ubuzima bwanjye kuko mfite amaboko yo gukora n'ubwenge bwo gukora Imana yampaye kuko iyo nza kuvuga ngo ariko ubundi ko ndi famous nzwi ko ndi famous ko nzwi ko ndi ntari mubi ko byashoboka ko wenda byakunda nkagira gutya nanjye nari koroshya ubwo buzima muri izo nzira kandi nkababona benshi ukajya ubona n'ifungo nkajya mbona n'ifungo abo mpura nabo baba ari mu bahanzi baba ari mu ba producers baba ari mu bacuruzi bakomeye baba ari mu bakire bakomeye hano ku isi no muri East Africa nahe bashaka kukugira ABCD ariko iyo atari mind yawe atariho mind yawe iri mu bindi nta nubwo wirirwa byitaho ibibazo byawe byarangiye usaba abadamu bakeneye kutwumva urumva batarakeneye barimo batwumva urumva bakeneye nzayobabire mwashimiye ko mbabarije ntabwo biba byoroshye hari igihe umuntu agufatirana bano bantu basaba ruswa z'igitsina hari igihe umuntu agufatirana ubabaye ufite ikibazo gikomeye wenda kakazi wari ugakeneye ukavuga utari ko n'ubundi ko kagende aho ugasanga nyine uri kugenda wiyangiza kuko nubijyamo rimwe urabimbata yabyo nubijyamo kabiri urabimbata yabyo n'umuntu ubikoze aranakumenyera wana akavuga ati uriya kugira muha akazi ndabizi icyo bisaba cyangwa akamuteza n'abandi cyangwa kumva niba iwe bitagenze neza cyangwa yumva afite ubwo bushake ubundi uriya ko namumenyereye reka muhamagara ze kaguhamagara nyine ukabimbata iyo warangirizaho ibibazo bye n'umubiri we n'iki kandi wowe n'umugore igihe cyose twakoranye nabona guri tafu njye rero nanga ukuntu nyine umeze nk'umuntu nanga ukuntu wirekura mu biganiro kandi umeze nk'umuntu wirekura uri kutwigizayo kwirekura kwawe bitwigizayo mbese ugasabana natwe cyane ariko umugore ntabwo wamutinyuka umugore usabana mushaka undi nyugate nyine anyways ni isomo rikomeye ku bantu badukurikiye bujye mubimenya urabona by the way Gideon duhurira mu bintu byinshi he's my friend twakoranye indirimbo yitwa Mongoli n'ibindi byinshi ariko by the way mbafata nk'abana banjye cyangwa se basaza banjye batoye niyo mwatarnya kenshi ndabagarura nkabwa we muze hano mbereke abacisha akanyafu kunujya tugurukana nkabagurukana rero biba bikeneye ko umuntu agira abantu bakuru bagomba kubayobora ariko muri abana beza murasabana murakundana mufite ukuntu mugaragaza urukundo harimo ba popote minsi ishize nawe yavuye mu busiribateri yavuye mu busiribateri uzatumire Cyuzuzo ndashaka gutumira popote na Cyuzuzo nabo bamwambitse impeta by the way abatipe banga banari nyoboye nta nungu wigeze amutinyuka ndashaka kubabaza impamvu mwatinye Cyuzuzo wanjye uzadutumire mu kindi kiganiro uzagutumira wowe na Cyuzuzo n'abandi muze mumbwire impamvu mwatinye Cyuzuzo wanjye Gideon wakoze merci beaucoup tike wakoze njye nari nkumbuye kuganira nawe wakoze kwitaba Moriox Media ntago watugoye twagukeneye nk'inararibonye kugira ngo tuganirize ariko njye nkeneye cyane ko abanyarwanda bamenye ikintu cyitwa Gentil Gideon official kugira ngo bya bintu njya ndeba ndi umuntu utajya ucikwa na channel yawe iyo nabashije kubona link ya kenshi nkunda kurira turiya tuntu mukanyimbaje amakuru ya Nono kugira ngo nkunde biriya biganiro bikundishijwe na Nono kubera ko yakundaga kureba ibiganiro njye mbona mwana akunda kureba ibiganiro bifite ubwenge cyane Nono arambwira ngo hari ibintu ngo by'amateka hari ikiganiro kijya gica kuri TV 10 cyitwa igikorwa n'uyu mutipe witwa Ndera ntabwo nkizi nzagishaka nyikubwire ariko ke n'imagine ko nunakireba cy'amateka naho ndamuganiriza ndamubaza none se kuki ukunda ibi bintu bimeze gutya na gutya ngo yingo nkunda geo na histoire ngo mama ngo hari igihe ngo muri histoire ngo haba hari ngo by'ibisigazwa ngo byasigaye inyuma ugasanga nyine ngo hari nk'umuntu ngo wapfuye kera ngo wenda yari umwami ngo se ngo wa mubiri we wagiye he umwana imyaka 9 10 nsigara nkanuye amaso noneho umunsi umwe nza kuza kugwa kuri link yawe ivuga ibintu bimeze nk'ibyo ndavuga ariko reka mbirebe ndamuhamagara turareba kuva icyo gihe bajya barambaza icyo kiganiro cyari gifite pati nk'eshatu ahita ambwira ngo icyo kiganiro ngo pati 2 yasohotse kandi njye narabirebye nzi ko none bituma nkomerezaho ngo njye ndeba n'ibindi icyo gihe yari kiri inyanja twogama menya hari yaravugaga warigeze kujya uganira ku bintu by'abantuza cyane ibintu byitwa ngo by'amashitani we n'ikira aliens
ibintu by'amalien cyangwa iki nka biganiro nkavuga ariko uko wa mwana wanjye burya ashobora kubaza ubwenge ibi bintu urumva niwe watumye akenshi najye nkunda gukurikira ibyo bintu Gentil Gideon official ni channel utareba ngo urambirwe iyo ushaka kumenya ibintu byari byose bijyanye n'ubwenge wakora subscribe ukajya ubasha gukurikira ibiganiro bye abakurikira muri Yox Media bari hirya no hino kwisi wababwira iki reka manzi mbasuhuze kwanza abantu bakurikira muri Yox ni benshi bari kwisi yose ndabasuhuje tike reka nkubwire rero bano bantu bumva ikinyarwanda baba mu Rwanda n'ababa hanze yarwo sha baradukunda bya hatari ntushobora kubyumva nizo nshuti zacu undi magara ni inshuti zikomeye cyane noneho abantu baba hanze waranirekura akakubwira sinshobora kuryama ntari by'ikiganiro cyawe akakwankuraja ukabona my friend muri abantu beza cyane ndabasuhuje hanyuma rero iyi televiziyo mujye muyikunda cyane kuko niyo umuntu w'umurejande tike uzi ko nanjye nkwemera niyo umuntu w'umulegend udashobora gukora amabara mu bintu gutyo no kwitwararika umuntu w'umumama ufite stati yo kugira inama abandi bantu ntabwo njya nibagirwa ukuntu ugurukana nita wana mama muri kuganira n'umuntu uri wise anita uriya njya mugurukana cyane kandi ukahita ubona ko agiye ku murongo agahita abyemera kuraje rwose ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha amen wakoze cyane Gentil Gideon gusura muri Yox Media murabizi ko muri Yox Media tubicishije ubuswe bwo naho mukanya mu gihe wakoze subscribe ukareba ibiganiro byacu uko bikugeraho byose komeza ukurikire muri Yox Media peace and love